Nanone kandi mu bihe nk'ibi ngibi byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, hari inzozi nanone abantu benshi bakomeza kugenda barota bitewe n'amateka baciyemo. Urugero nanone ushobora kurota amaraso menshi cyangwa se ubwicanyi. Ibisobanuro by'izi nzozi byo kurota amaraso menshi cyangwa ubwicanyi bisobanura ko ubwonko ugenda bugarura amashusho y'ibyabaye ukabibona nk'aho biri kuba aka kanya. Nanone kandi iyo urota inzozi nk'izi ngizi zo kubona amaraso menshi cyangwa ubwicanyi, bisobanura guhangana n'amateka akomeye. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe cyangwa se ubwonko bwawe burimo kugaragaza uburyo ki bwakwitwara mu gihe cyo guhangana n'amateka akomeye waciyemo. Nanone kandi bishobora kugaragaza cyangwa gusobanura uguhangayika gukomeye cyangwa se guhagarika umutima gukabije cyane. Si uko ubundi umuntu aba ashaka kubitekereza cyangwa se kubigarura mu mitekerereze ye, ahubwo ubwonko bwawe buba burimo kugerageza gushaka uburyo bwabyitwaramo. Urugero nanone ushobora no kurota uri ahantu habereye ubwicanyi cyangwa se ukarota ubona amaraso menshi cyane. Ibi byose bisobanura kimwe n'iyi nzozi twari tumaze kubasobanurira. Murakoze.